Umuvugo, umunsi wa mbere. Umunsi utekereza ibinezaneza bikagusaga, ugategereza iminsi ikanga kugenda, uhora wibaza uti ese uwo munsi uzagera ryari? Izuba rikarasa ukirirwa utegura impamba, igicuku kinisha ukaryama ntusinzire, ukarara wibaza uti ese nzabyitwaramo nte? Ukisunga abakuru bakakuvungurira ku mpanuro, ugasanga urungano rukagusangiza uko rwisanzuye, ubwo icyizere sinakubwira. Ugatwarwa n'ibitekerezo wiha intego kugira ngo uzabashe kubaho mu buzima wahoze urota, ariko iminsi ikanga kugenda. Ugapfukama ku musambi ugasingiza Imana, ukayisaba kuzagusiriza amayira, bityo uzisange mu biganza byuzuye urugwiro. Uti Mana, reba umwana wawe wirereye, warakoze ku bwa byose wamukoreye, turajya gusanga agusaba gukomeza kumusangiza urukundo n'impuhwe byawe. Ubwo agiye kugana ishyanga ashinjagirana n'ishyaka ryinshi, yobora intambwe ze azisange mu kirere gishya, ubuzima agiyemo buzamubere ihirwe. Ubushishozi n'ubushobozi, imbaraga n'ubutwari, kugendera ku ntego, kwiyubaha no kubaha abandi bizaba isoko y'intsinzi. Ubwo ibyishimo bikagutaha, ukamwenyura ugira uti erega bizangora ariko nzabishobora, nzahakura ishema ry'iteka kandi nzahasiga amateka azira icyasha. Reka rero umunsi nyawo ugere, usezere abavandimwe bakwifurize guhirwa mu buzima bushya, utuzisanga ariko ntuzasamare kandi udutahirize abo usanze. Ugatera intambwe ugana nzira, ugasiga bose ukajya gukomeza ubuzima, utazi neza igihe muzasubira. Ngaho bidatinze reka ugere aho wahoze ukumbuye, hamwe watekerezaga ukumva utazahagera, maze uwo munsi ukakurutira undi. Ukagera mu buzima bushya, ugahura n'abantu bashya babaho mu buzima udasanzwe uzi, ukisanga ari wowe utahasanzwe ukwiye kwiga ubuzima bushya. Aho ntiwisanga wisanzuye, ugatezuka ku ntego wiyemeje, ukibagirwa wa munsi wifuzaga kuzaba intwari, maze ubuzima bugasharira. Aho ntiwisanga waribagiwe impanuro wahawe n'abakuru, ukigendera mu nzira zuzuye umwijima, zimwe zakugusha mu ruzi ukisanga warohamye. Icyerekezo n'intumbero ukabijya kure, ahubwo ugatwarwa n'ibirangaza, imico mibi ikakuganza, ukabindiraho ibibazo ubuzima bwawe bukazima. Cyangwa ugerayo ugaca bugufi kuba usanze, mugafatanya urugendo, ukabasangiza ibyaho uvuye, maze bakakumenyereza. Mu gihe gito ukunguka inshuti nshya, mugasabana byuzuye urukundo, ugaharanira gukora ibyiza bimwe bizakugeza aho ushaka, ukaba intyoza muri byose. Ugashyira imbere inshingano zawe, ukigira kuba usanze, ukumva umutimanama wawe, ukagwiza ibigwi bikaguha kubimena. Gusa ntawamenya uko buri umwe abigenza, ariko tujye duharanira kuvuga ibyiza kuko ari byo bidukwiye. Uyu munsi wa mbere wo kugera aho ariho hose, ni umwanya mwiza wo kwerekana uko watojwe, ngo batakujora busanze. Niba ugiye usanga abantu, ubasanganize urugwiro, ubaramutse ubibwire, utambuke gitore wuzuze inshingano zawe. Reka nsoze nzasubira, sindasaza ngo nsige inganzo, ngo ndeke gusiga nsingiza bene Kanyarwanda impamba z'urugendo. Bari abahanzi bagabuye inganzo na Nyiringanji, Ndizihiwe Eric na Uyisaba Pascaline.